happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May all your wishes come true. Happy birthday to you. Preview. Byakurenze oya ntabwo byandenze wowe ubwo muraho neza kubera ibyishimo nibagiye gusoza nuko nguko nizere ko mumeze neza mwese aho muri uyu munsi rero kambaze mbabwire ikintu gitumye turi aha ngaha Mutabazi yagize anniversaire tariki 13 uyu munsi turi tariki 15 nibwo nyine ibikorwa turimo bibaye kuwa mbere impamvu ntago hari impinga yarambajije ngo uyu munsi uraza kuduha ngo video ya anniversaire ndamubwira aho yarabizi nuko yabonye nagupostinga okay yumva uko byagenda kose hari video wenda iri buze ya surprise cyangwa se y'amagambo meza aho ibi ngibi turimo ibi bintu bya surprise oya niko yaguhamagara rya akoresheje message saa z'ijoro usanga ni voice note yama yari nka saa 5 gutyo ari saa ubwo yari saa 5 ibona saa 7 rero saa 7 ni wari saa 7 yego rero nyine niwe muntu wabimbajije ndamubwira aho rero impamvu nta video nayo narashyizeho cyangwa nta kintu na kimwe navuze kuri YouTube ariko ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye ku bantu bankurikira barabonye ko agize anniversaire kubera iki kana video impamvu urumva na mama wawe yarahari pare yaragihari marume wawe yaje umva ngo marume wawe yaje ngo marume wawe yaje nyokorome yaje yarikiza urumva twari dufite ibintu byinshi pe ntabwo byari bugende nk'uko mbyifuza nabonaga ndi buvange noneho mpitamo nyine kubireka ntakubwiye nabonaga ninyikora kiriya gihe umuntu wa mbere wari bumfashe kundaburiza ni mama wawe mero yabita mbwira byose mbwira ati si yo surprise numvishije uze kugenda witeguye ntabwo abashaka ko ubushize mwamenyeho amazi biramubaza cyane ngo basi yarashyushye urumva nabonye icyiza ari uko nabireka isaha muri kumamagara ndamuhamagara nyuma turangije yangane urumva uyu mpamvu rero uyu munsi ugiye kwiharira ijambo nuko ari njyewe wabipanze nyirawe yazana wowe wemerewe kumbaza ikibazo cyangwa cyose ndakubaza tariki 13 oya kambaze mvuge abanje kansubiza se okay umaze gute meze neza okay basa neza asante yambaye utwenda dushya reka nyine mvuge kuri ibintu byagenze okay kamanze ngutake ufite pafe nshya na tempire y'icyatsi nakujyanye muri sala ariko wahenze 17 kwiyogoshesha n'amafaranga menshi cyane wallahi nuko ya tempire uko byagenda kose bakogosha ni muri salo njyamo ya 2 bagubanshye 12 kubera wowe numva ntabwo byari byoroshye byambabaje oya nubikakubabaje urumva buri kimwe tujye tujyana umva nge nima ngiye muri salo ni 2 nsubiyeyo ntabwo ngubu bayanje umujya bari 2 n'igihumbi wenda cyatibu cyaje ariko ni igihumbi none wowe rero 17 imyenda nambaye n'imishyashya kandi nagifuza yego nabyo twitera ndabyibuka nabyo agira akadefu ko guharara nyine yaguze umwenda bazawambara mpaka nikaho kanikuvale katikushone chafwani kufu yego man umva rero mbabwire ukuntu inkuru zimeze tariki 13 zarageze saa 7 z'ijoro gutyo nibwo nagupostinga ati no muhanda saa de 12 nyine saa ubwo de 12 no aya masaha twe twagize mu rugo sheri nagupostinze turi mu buriri okay ndamupostinga mubwira utugambo nka 2 cyangwa 3 ariko nabwo nigize nk'umuntu tudafashe nyine utuntu turi aho ngaho hari umuntu twari dufitanye gahunda yuko agomba kumereza ibiceri
ubwo ibyo biceri Mutabazi yari abizi. Karimo no guhamagara ariko 74. Ubu se nta kibazo ari nakirasho urumva tariki 16 ndagupostinga urabyibuka nkubwira utugambo dukeya ariko kuri anive yawe ubundi neza ku manywa nagiye gukoresha inzara hazamo undi muntu waje mbere yanjye mpita njya ku mushuti wanjye witwa Jasu ni nawe naguzeho iyi myenda nambaye. Yego. None nibuka ko ngiye kuwa mbere ngomba kuzakujyana ahantu ndavuga ko ubundi wagura akenda gashyashya wakaguze ubizi noneho kandi uzakambara ku wa mbere. Yego noneho kandi kakajipo ni ukuri uraberewe. asante kandi natumye ntekereza ibintu bibi. ntabwo ari bibi. Oya nyine urumva sinibyo. Ntabwo ari bibi urumva 16 ngura iyi myenda njye gukoresha inzara bitabipfa murabona ko nyifite izo nari mfite ntabwo zishaje nuko meze neza nuko hari aho nasitaye noneho biba birapfuye n'undi mutamugaruka kumfata. Yego. Dusubirayo stress nyishe mitajya no mu mihango. Kandi ubwo nuko nari maze kumenya ko nta mafaranga nzabona aho nari nateganyije kuyabona nyimara guhakanirwa nese mbona imihango. Ariko icyo kintu kiba gitangaje urumva. Ngewe mfite stress iri seri mbona imihango kandi kaza nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ikahita igenda. Biragiye kubera iki? Aha. Kwaje kwa pla iragenda imaze kuva icyo gihe nahamagaraga Nusu nabonye ahantu kuri Google urire Nusu hari ahantu nabonye none se mbikore gutya none se natekereje ibintu Nusura naramuhamagaye ese nabagandi Latifa naramuhamagaye abo bantu ko ari babiri. Niyo mpamvu Latifa yanyivugishaga ukuntu adashaka kumvugisha. Noneho bigeze ahamagara na Cynthia ndi gutekereza kujya i Nyamata nanashimira n'abantu b'inyamata bari banyemereye kwinjiza kamera ahantu habo ko nari nabasobanuriye ko ari anniversaire y'umugabo wanjye. Wari wapanze ibintu byose wabikora kandi uzi ko wanci inyuma byoroshye. Oya wallahi bazi wari wagiye ku kazi wari wagiye ku kazi. Okay. Noneho ndahamagara mbona nyine biragoye nanone ndabireka. Noneho umunsi na confirmye hano kuwa gatandatu nyine ku munsi wa anniversaire no kuvuga wari uzi ko ubundi nashaka kuzana hano kuwa gatanu nsanga hari ibintu bari gukorera hano. Yego. Mvugana n'uriya mama ko tugomba kubishyira kuwa mbere. Kuvuga ko kuwa gatanu ari utwo biza kuwa mbere. Ndiye nashaka kuvuga kuwa gatanu ariko nsanga hano ntabwo byakunda. Ariko nkomeza no guhuzagurika nshaka gufata n'ahandi kuko nashakaga ahantu njya tukararayo. Ubundi njye naje nzi ko nje kuryama. Ndabivuga. Nari nzi ko tugomba kujya ahantu tukararayo tukishima tugakora muri twiyongeza iyindi tukongera. Yego. Nyine washaka kunyicisha nyine. N'ubundi niba n'urukundo nuko. Urukumva noneho ndangije mbwira Latifa ahantu nshaka kujyana mwekana amafoto ya hano arambwira ati Seneri kwanza uko ubundi abagabo aribo basohokana abakobwa aho hantu uzamujyanayo gute. Ndambwira kubera ko udushobora kujya udushobora gupanga nawe kamusohokana hamwe ati nahandi hantu watekereza yashaka njyane muri Marriott twicare kwa kundi nyine yaravuga ati byibura umujyane ariko bashyirireho gutya na gutya ndahoya Latifa uri class yagomba kunjyana Marriott wenda cyumba dekora ibiri by'imitima wari kubamaye angahe we nese nari kugwa ngo nkoresheje none utondere rero boretse umubwiye ntabwo ari nta rukundo rwa rurimo nari kuguha ngo nkoresheje surprise nyine basobanze ngo nta n'ubwo bushobozi nari mbufite. Ubwo nari mfite no urumva wakoze cyane kandi ibintu byo byanyuze ko bikoranye umutima mwiza byakugoye pe muri cyo none ndaje bwa Tiffany rero no rutsura aranze tuzuko ya postinze ifoto yawe nanjye kandikaho ngo sinjye ndabona wa munsi wageze ngo ndumva nashyushye ibaze yenyuba nawe ngo nagita Happy birthday to you. Nuko turirimba kandi iserangira. Birahagije. Asante sweet. Ariko ibintu byose bajya gumba za amaherwe. Okay. Happy +1 love for my life.
happy Yes. +1 happy +1 thank you so much wakoze cyane turaza kugafuraka gashyiremo mu kanya nawe ukarya ntago bibaho nkomeze mvuge cyane ndumva nashyushye wahiye natokombeye uri gutogota urumva by the way wakoze cyane singuce mu ijambo byanshimishije byantunguye twaje ngiye mu mutwe wanjye nifite ibindi bintu wari uzi ko uje kuryama sisine hanze ngo yo mu rugo ubundi nari namushyuhije nari ngeze ahantu ndi kukubwira nahise mbwira Tiffany noneho ahubwo ngomba kubikorera hariya kuko nimamubwira nkanamubeshyamo ibindi bintu ntabwo azamenya ko ari n'ibiki none wambeshyaga burya nyine nahise mbwira Tiffany ko hano ubundi nahise nkumfirima ndavuga okay nimba amenyereye ko dushobora kujyayo ari unjyanye cyangwa bikagenda gutya noneho ngiye ngomba kumujyana ariko nkanamubeshyamo ibindi bintu nibwo rero nahise mpamagara umusore ndamwira rero nusu nakonfirmye tuzajya utaka yitwa utaka tuzajya utaka noneho ariko wowe mpita nkubeshya ko utaka bagira ahantu baryama badekorera ku buriri ariko naje nzi ko nje nyine kwica twese ngo tukaryama noneho yambwiye turi kugenda ngo ubu wabona ngo tugiye ngo twasanga Franco ndambwira Franco mu buriri ahantu tujya kuryama Franco ajyanye yo kamera urumva twaje uzanye nyine ibiryo mushyizemo gusa nyine rere nakoze buriya ntazongera gukora niyo gupakira ikintu mu modoka utakirebye ko ni haramu umusira wese kirazira munapakiye ibintu byinshi noneho yarabonye ibyishije ngo nacyo ngo nyamase ngo ndazigarura nta kibazo iyi nibigishoga turi kugenda mbwira rero kubera nshonje numva turi babiri kuntu wandebera mu nyama nkagenda ndi kurya kamwe ngo kangoye capati aba mu bisaga capati numva nshatse n'inyama aranga ngo yangu inyama ngo yango zidango hano zifungiye ngo zidatumwuka aganiriye ari nge nawe zitayumwuka ari kibazo nyine mbirengaho ndakomeza ndaza turagenda ariko nta kubikeka nageze pe kuko habe na gato nyine mwamanipulatinze harimo pare nahamagaye nawe akambeshya ngeze aha ndamubonye noneho nusura we yambwiye ngo mwitinze ngo ndabona ngo bimeze gutya na gutya mba ndamubwiye nose ubwo ndahamenya nimagerara nyine ngira ngo ibi nambwiye wowe utahita ubona mpindutse ukavuga ati se nusura naniri bari gupanga ibiki none turavugana n'ubundi ariko iyo mpita mpinduka kuko yarambwiye ati wese gato turacyari inyuma bakwita ubona ko hari ikintu kitagenze neza ndanibwirisha nusura ubuse ndahamenya reka banze nkomeze rero mbamubwira yuko ahantu tugiye nyine amaze kumbaza ibya Franco ndamubwira ntabwo urumva twagera na kamera kuko mu buriri so twavuga iki nari nigize umuntu udafite gukora ikiganiro utazi n'ibintu bya kamera ukuntu bimera nimero ya Franco ntakigira birarangira noneho nusura ndamubwira nzajya nguhamagara wowe ujye uhita umenya ahantu tugeze akunda guhamagara nk'umuntu ari kwirangira nari nsanzwe mazi n'ubundi twahaje kuri anniversaire nusura ariko mu mutwe nyine ndavuga ati ahantu nzahasohokana Mutabazi nimba dukorera akantu ka babiri kari romantique tubipanga gutyo kwanzura yuko gahunda ari hano ubwo ukuntu bwa mbere nari napanze na nusura nari navuze ati nzabwira foto avuge yuko ashaka ko mu rugo tumutekera ibiryo byinshi bihagije afite abashyitsi noneho tubimushyire kuri apartment kugira ngo mbone ukuntu neka ibiryo byinshi mbizane utaza kumbwira ati si ibyo bintu wikoreye ibijyanye nyine niyo mpamvu nazongera gukora rero yo kuzana ikintu ntareba bityo nzanyireba nzamusaka no mu mifuka urumva noneho mbona ntabwo biri bukunde bitewe nuko n'ubundi pare gahunda ze anyisho uzizi ndavuga ngo nawe ngiye kumukinisha diru nyinshi mita nkubwiye atari ku bundi tuzajya aha n'aha urabizi n'undi batwara ibiryo ahubwo ugenda uvuga uko byagenda kose ndateka vuba mbipakire mbishyira no mu modoka nyine unashaka kubishyiramo mbere wowe utaranaza igihe wakubwiraga nyine ngo waruri ngo tugire vuba kugira kubera pari nyine na pari yagufashije cyane ko numvaga nashaka kumwiciragaho nabwira gira vuba waranje gufunga ibintu tugiye gukaraba ngo tugende noneho yambwiye ati gira vuba tugende tugiye gufata pare tugenda noneho nkavuga mana ya anniversaire irapfuye nusura tuvuganye ati buretse mvura ndavuga rero ubu ikintu kiriho tujya gufunga umuka tugenda icyo dusanga ni icyo ngicyo imvura yabaye nyinshi
mubonye ko keke ije nyuma nta kibazo. ariko narebije imeze neza. Ifoto nabahaye bagerageje kuyigenderaho baguze ikintu nibagiwe kubera ko nyiri keke ari umugabo kandi nabo ngira ku magambo nabahaye ntabwo bigaragara ko ari umugabo. Bagomba guhindura amabara kubera urana bakoresheje nyine amabara ya gikobwa. Nta kibazo. Nyine ubushake n'umutima bikoranye ni wowe wa mbere, nicyo gifite agaciro kurusha uko tureba n'inyama ziryoshye n'ibirayi na capati zakuranywe urukundo. Nijoro naraye nasinziriye kubera gutekereza ukuri byibura njye numvaga nshaka tugere hano birangire nyine umutima wanjye utuze. Ntabwo nasinziriye neza gerekaho kubyuka neza. Ntabwo ugiye kubimbwira nubwo ari ukuntu wahindukiye nyine bya bindi byawe numva urambwiye ngo hani bewe yaje umusiramu nakina kubwira wallahi billahi wavuze ngo hani ndakureba numva nyine wiste ukomeza nyine guhumeka nk'umuntu usinziriye. Ntabwo nakubwiye ngo umeze gute, bimbwira ngo umeze gute twari tuvugana ako nta kintu wavuze ngo hani gutya gusa ubu nyine kumwe umuntu abahindukiye mu muriri utaye ibintu n'imita nkongera nakorosa birarangira nyine urasinzira nyine bikomereza ariko ntabwo nari mu Imana ishimwe ko icyo kintu navuze kubera ko nari kubivuga nusura ukambwira nkajya mvuga nusuza ya keke se nusu ye baba ejo nagita bimenya byose ariko kera ngo abantu bararoteshanyaga nyine uwo mfate kanya n'iki gutya nakubaza rwituma diri zose ahubwo ngiye kujya ndaranaga kanya gendera wiswe narota mvuga nyine ubwo wito nyine byahita biza urabihamagara iyo uvuga hani gutyo papa hani biki ugahita umbwira. Rero ngewe nka MC w'ubu bukwe njye kubanza nshimire mbere na mbere umuntu ndi gushimire wa mbere ni Nusura twicaye mu biryogo inshuro zose wabonaga nijoro tubonana hafi ya buri munsi. Yari ngi kujyanye ari wowe unjyanye ugiye gukina twe tukajya kubonana ugiye kungambana. Yego twaragendaga tukicara tukaganira no muri phone yanjye hari aho twanditse avance twatanze gift twashakaga akava ku kazi akagiye byose Nusura yarabikoze. Njye nirinze kugira ikintu njya gukora bari kwitubimenya kuko tuba turi kumwe. Rero kuba Nusura yaremeye kubikora ntabwo ari ukubera ko ngo hari izindi nyungu ari kubikuramo ahubwo nuko yari ameze nk'umuntu uri kubyikorera. Ni inshuti yanjye nanifuriza abantu kuzajya mugira inshuti z'umumaro. Njyewe ntabwo mfite inshuti nyinshi, hari abantu benshi tuziranye ariko mfite inshuti nkagira n'abantu benshi tuziranye. Nusura rero ni inshuti yanjye buri uri umugabo wanjye wowe uri byose ndi inshuti yawe ndi n'abantu benshi muziranye ndi n'umugabo wawe. Hari umuntu muba muziranye ariko atari inshuti yawe ugasanga muraziranye ariko wowe urashaka kumwibeshyaho ngo ni inshuti yawe kandi atari byo. Nusura rero ni inshuti yanjye byatangiye tuziranye ariko yaje kuba inshuti yanjye kandi buri munsi hari ikintu cyiza nyine kikajya ku bucuti bwacu nkavuga ati noneho barakantu kiyongeraho cyane ubu ngubu birikubye ubwo ndi kubibabwira ariko ari imbere yanjye ari kubyumva iki kiganiro kizahoraho niyo nawe umukecuru niyo nawe yaba umukecuru n'abana tuzabyara bazabibona abana banyu bazaba inshuti. Imana izabidushoboze izaduha ubuzima rero ni cyo cya mbere. Nusura kwigomwa kuba ari mu kazi akavayo akagira gute byari bushoboka iyo biza kuba n'undi munsi atari nk'uyu munsi yaruhutse ndabizi neza ko yari kuboneka. Niyo mpamvu washatse kuba kuwa mbere ukaruka yagombaga kuba hari kinashaka kuba kuwa kabiri usanga ntabwo byari gukunda byagomba kuba ku cyumweru cya kuwa kabiri kubera pare bafite urugendo reka be kuwa kabiri ngoya wapi urumva umuntu wa mbere nshimira ni Nusura. Nusura twatangiye tubipanga mu bitekerezo mutavuga nyine nta kuvuga ati byibura tugiye gutangirira kuri iki kintu tugikora kuko hari abantu bajya gupanga ibintu bavuga ngo dufite 20 mu bihumbi 200 dukeneye sibyo ni urugero mugahita mukora groupe iyo groupe yari yanjye na Nusura gusa twicaraga ahantu tugatekereza kuri TV yacu y'igihumbi ibi tukabinoza tukitahira nta n'ikintu tuguze kindi ntacyo mvuye kuri Nusura. Umuntu wa kabiri nabwiye anniversaire yawe
utari hano cyangwa uri hano? uri hano Okay. akanyumva ni pari. Ni pari. Pari nayo nzi ko bimubwiye nyuma. Oya narabimubwiye mubwira pari yabimenye ryari? yabimenye mbe nimba mpisha nawe hashize igihe araguhisha. ubwo kuva yaza tariki 29 yabimenye ryari? tujya muri anniversaire kwa Jimmy cyangwa yari abizi ko igomba kuzaba kwa Jimmy? Okay. Ariko nyuma yaho twa tutaranoza neza 100% uko bizagenda. Nyuma yaho impinduka zagendaga zizamo nagenda nzimubwira. Yaramfashije mu buryo bw'amaboko, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo nyine bwo kumva ko nimba hari iki ngiki kirengagiza ukora iki ngiki. Sibyo? Yaramfashije cyane. Imana imumere umugisha. Ni pare wawe akaba mukuru wawe akaba bofre wanjye akaba pare w'umugabo wanjye. Ibyo bintu byose ni amasano ari kuzamuka. Rero iyo ari mu kintu kiba ari iki. Yego. Sinavuga byinshi ubora muzi ariko Imana imumere umugisha. Amen. Ni umuntu ufite ubumuntu muri we. Uba wumva yashyigikira umuntu kugira ngo agire ibyishimo nawe atanga ku bandi. Nawe Imana imumere umugisha. Agakurikiraho Latifa. Latifa we ni umusazi. Wibeshye ukamugira imbere ufite nka miliyoni 10 yazi gupangira neza muri anniversaire akicumi nako kakajyaho sigashiriraho neza ibintu we yambwiraga. Shaka tujye mu bwato ku kibuye. Mana yanjye Latifa yari kumbaza ahantu ibyangombwa bya drone kugira ngo banyemere guhagurutsa drone. Ndonyibwira Latifa nawe Imana ikumere umugisha. Naramubwiye aranyumva nkongera nkamuhamagara nkahindura ibintu amukubita screenshot akamereza ibindi. Hari decoration ndi gukwereka nayo nakunze n'ubundi ya hano ariko bakorera hariya nuko imvura muri iminsi iri kuko umva byose nawe yamaye umwanya nkamuhamagara aryamye nkagira gute. Sinzi niba wabonaga muri iminsi nakushaga phone yanjye cyane nyugukinga. Nago wabyitaye nyine ko nyingaho ya nose nahita ngikuranga rero. We nayifataga nka gutya nabona uri bunde bukabifata umwanya ngakira hasi. Ariko nabaga nanga ko wabona wenda nk'abantu ndi gucata nabo cyangwa kabona amafoto. Narusura we muri chat zanjye nawe ibyinshi narabisibaga. Na foto ibyo twavuganaga ibyinshi narabisibaga. Latifa nahitaga mbisiba nyine ku buryo nubona message zabo utari buhita ubona ikintu turi gupanga. Abo bantu rero ndabashimira cyane cyane. Barakoze bambaye hafi mu buryo bwose bushoboka. Nzi ko ni abantu b'ingenzi cyane mu buzima bwanjye. Mvuye aho ngaho rero njye kuri wowe narakubeshye ariko atari ukubera urwango nuko ari urukundo. Numvaga nyine nshaka kugukorera ikintu ntago wari bwumve ko ari gutya bigomba kugenda. Rero nshimira n'Imana ko ariko byagenze. Kandi musura nawe wanyandikiye arambwira ngo twumva nshaka kuzabona umutabaza zishima. Yabibonye kuko wabuze ikintu uvuga ndashisheka. N'aba specialist kabisa byanatungura kuko twari kumwe ntabwo numvaga ko wabipanga kuri cyapa. Yego. Anive y'umwaka ushize yabaye mfite inda y'amezi 5. Ntabwo byakunze bigende neza nkuko nabishakaga bitewe n'umuntu twari twayipanganye. Hari ukuntu upangana n'umuntu surprise we kubera ubwoba cyangwa surprise tera ubwoba ukuntu nyine akaba yahita akora ibintu byinshi akabivanga ku buryo uyikoreye ahita abimenya cyane ko byabaye n'ubundi 13. Yego. Ubwo wari uvuye no ku kazi. Wari uvuye ku kazi. Hari nimugoroba wari uvuye ku kazi. Noneho ahita abimenyaho ariko nanone n'ubundi dupanga indi mitwe nzabibaganirizaho surprise iraba irarangira. Uyu mwaka rero kuko nari muzima alhamdulillah Imana yanshoboje kuba ndi muzima kandi nkaba nari mfite Nusura nayo nizeye ko tuzapangana ibintu bikagenda neza kuko nyina Nusura dukunda gupangana utuntu twese no gupangira nema bigenda neza. Ariko umunsi namupangiye cyakapangira umwe muri twazagwa muri koma. Nzamufasha cyangwa nzagufasha. Ubwo uzabanza umufashe kuko ni njyewe uri hafi ubwo nawe ariko Nusura we none kumwifatira bizaba byoroshye. Ni uzamfasha nanjye uzamfasha kuri we. Nusura we ni ukuzamutwara
n'umuganga ari hafi kuko ntusibabaye bishaka twayikorana vuba ahubwo azamfasha ndumva ari sawa wumvishe nyine umugambi agufitiye urahari wadaje atumubabaze reka tumubabaze sawa kandi nicyo cyane ngiye kuvuga surprise ye tubireke ya tuzayipangana ako surprise ntabwo aba ari anive gusa surprise ni nyinshi okay twakomeje njya kuza ubundi nari nzi ko nyine nanishyizemo ibintu byinshi biromantike nzangajya ku nyine mu cyumba hatatse turabo nyura ku ndabo mwabonye radiyo ninjiye mfite ubwo yariyo kuzana yariyo kuzimiza yariyo kujyana mu cyumba urumva ubwo mpita mpamagara Diane wanyemesheje nawe wari ufite surprise nari mfite surprise hari akantu ngomba kuzanira namweretse chat yazibonye ntabwo ndi kubeshya numvaga nyine kubera moment ngiyemo kubera yari yateguwe numvaga nanjye ari akantu bize ngomba kuzana nyine wumvaga biri byiza cyane nawe hari aga surprise nari nateguye nyine karapfa ariko ntabwo kara nyine ntabwo kari ntabwo kazaza ubundi ni byiza ko zikoraho ko byongera urukundo mu bantu cyane ndagushimiye nawe kuba wemeye kuza hano sibyo yego nyine wari kumbwira nyine wari no kunkatira kandi kuko byumvikanaga ntabwo nari gukatira ibyo warije ku nyine urabizi nyine nawe oya gahunda yari hari ko poto yaburaga amasaha kugira atahe byashoboka ko wari kumbwira ati reka ibyo bintu tubireke tuzabikoresha n'ubundi rero nabikubwiye ngo tubireke tuzabikoresha hari umuntu utazana kumvikana agashyiramo imbaraga kandi bikagendera kuri sibyo ariko wowe urumvikana wakoze ntabwo rero turasoza nuko nabanje gushimira ariko tugiye kwimuka twicare hariya ufungure gift kandebe ufungure gift turakomeza andi magambo hari inyuma ahera ku kirero ku ndabo cyangwa indabo wapi ni decoration akira shore wakoze nawe hano hari gift eshatu ariko hari impamvu hari gift eshatu okay kuva twabyara abana batatu cyatwa ndi namenya ko nkita abana batatu numvishije nkunze umubare gatatu yego wavutse tariki 13 twakoze ubukwe tariki 23 z'ukwa karindwi 2023 rero 2023 2020 na kangahe ariko tariki ni 23 ariko nyine hari ikintu kiba ukibaza impamvu iki kintu gihora kigaruka gishobora kuza yego ari 13 gishobora kuza ari 23 gishobora kuza ari gutya na gutya ari gatatu nibura musibyo tariki 13 ni tariki nziza kuri twebwe hariho amakontara akomeye twagiye tuzibonera nigize kubivuga rero ni tariki ngewe gatatu iyije mu bintu byanjye ndabyubaha niyo mpamvu rero uyu munsi hagombaga kuba hari gift eshatu izi gift wowe urazifata uzirebemo ndahera ku yindi iyo nshaka cyangwa iyi ngiyi kubera iki ngiyi niko nabyifuzaga nk'uziguhaye urahera kuri iyi ngiyi rero abari kudukurikira ntabwo bari buyibona yego ntacyo bitwaye ntabwo nemerewe kuvuga se birimo ushobora kubivuga nta kibazo ikintu numara kuyireba ikintu kiri buze ku mutima wawe umerewe kukivuga Shana kintu mbabwira by speakerless nikoze cyane namusubiza bakuye by'agaciro zakufasha unabunyisubiza Tefare no muko nahita ndamwereza narebemo no muko niko byandaga nyine bamwereza nahita ndamwereza nushake nurangaza cyane kugira bikorohe nsubiza kuri bari warahari hari ni era bwana wakabiza ariko uri kana kabisa nawe ngukubita ku kibuga ego ba kora sose okay ngaho ihindukira nyine mwite ku kibuga
agaciro ndagukunda cyane nawe ndagukunda cyane. Dore iyi radiyo niyo twari tuzanye mu gikoni. Ese mwumva. Welcome to New Rixing. The Bluetooth device is ready. Yari irimo n'umuriro wagiye kuza urongera urayikomeka amazi. Kadusoreza ikiganiro hano kumwegera. kuri Urusha kuguma wongeye mwegera. akimugera ako nyine Ati. nagomba gukubitaho Ziriya gift yego ntabwo nigeze mva mu rugo iwacu ngo hagire nimwe njya kugura n'ubundi. Ni Nusura wagiyeyo. ibipimo barabimubwiye Ego ibi byose nabaga narebye ku myenda uri kwambara ubu bikaba bimeze neza nkamuhamagara nkamubwira bikurikirana gutya byacamo. Hari umunsi sindi kwibuka ngo hari kuwa kangahe n'ubundi Nusura yari avuye ku kazi ajya ahantu kugura imyenda. Uribuka ko agapira rero wakunze k'umukara i Nyamirambo yego wakabonera kure ukabonye ukegereye ntago wakambara. Nusura yagiye kukareba yagiye kukareba aragafotora arakanyereka ndambwira kare abonye ari kabi iyi kimono wapi turakareka. Kandi icyo gihe cyose twari turi kumwe yanyohererezaga amafoto nkabura umwanya wo kureba agategereza igihe biri bukundire ko ndeba. ari abo bantu ategereje ni inshuti nziza Ni inshuti nziza. Icyo gihe aho hantu nta nubwo twese tuhagura n'ikintu na kimwe byaranze. akihari Agihari. yamazeho amasaha abiri Ceceka. Bwari bwije kandi arataha ntiyari anameze neza arataha. Undi munsi rero nibwo twaciye hafi no kwa muto tubyibuka turabibona nihamagaza Nusura amubwira ibintu turabyibuka bigenda gutya. Ziriya gift nyine nagize izo nekereza Nusura aranyunganira ajya no kuzishaka. yakoze cyane umugisha Amen. ndimo ndakubwira ko aba ari iby'agaciro iyo ubonye nyine abantu bakwitaho bakagutekereza urumva izo struggle zose banyuzemo kugira nyine Wishime. nishime nanjye ndabyubaha ni ibintu byiza cyane kandi n'undi wari wese ukurikira Ketchup TV show ntago ari ibintu by'intambara isufi yo kuba watekereje umuntu ukabiha agaciro ukabiha umwanya uko byagenda kose biramushimisha. Nishimye cyane pe cyane ariko cyane ubyumve kuko nyine nahageze nyine ndatungurwa nyine byose byantunguye ntago nabyiyumvishaga. So wakoze umwanya wawe n'umutima ufite nyine ukomeze ni byiza akoze cyane. Asante nawe. Siko numvaga ari ikintu ushaka kuvuga none nkaba nyibagiwe. Kivuge ariko nyine n'ibintu waje wanyemereye nyine Naje nakwemereye ku mayanga ariko uzabigenza gute? oya n'ubundi ntaho byagiye. Okay. Turacyahari. Ko atari mu rugo. Oya ntago turi burare mu rugo. Ntago na Ibaza usanze hari n'iyindi nyuma tutari burare mu rugo nk'ubu tukahita tugenda tukajya nyine i Bugesera nyine n'ubundi tukaharara ko byapfuye twerekeje ubu nka nyine aka kanya mbikubwiye tukagenda i Bugesera tugasanga yundi muntu umeze nka Franco nayo hariyo kamera hano mu cyumba ariko mu cyumba wabyifata mute bo hari ibyo ntakora ariko nabyo byanyurumva n'ibyishimo byabyongera ku bindi kandi still byabyongera kuri bya bindi kuri wa mwanya nyine wabihaye kuko ntabwo byoroshye nabonye ukuntu nyine wa strugglinze byari bigoye wazindutse nagize stress hari ukuntu nifuzaga ubundi hari ikiganiro nakoze ndavuga ngo nibinkundira kwa kane nzaguha gift kwa gatanu nguhe gift kwa gatandatu nguhe gift 3 gift ubundi ubwo zakuba ari 9 numvaga ko buri munsi zaba ari 3 kumungeza oya ubundi ukora bivuze agenda aho ngaho numvaga ari by'umutima wanjye ushaka ariko buri Imana ibyo yanshoboje gukora nibyo byiza kandi byagenze neza ubundi niko numvaga mbishaka buri uwo munsi nkagenda nyine nkora izo gift 3 niko nabyifuzaga ariko mpamya ko n'ubu ngubu atari bibi
sibyo ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi nishimye cyane ariko usibye yuko sinakubwiye ko ukwezi kwa mbere kose ari ukwawe nyine mu mutwe ariko nishimye cyane nakurebaga turi kuza uri kubivuga nkavuga yalla ukuntu atari byo ariko nkarikira nyine nuko byose ntabivuga uko wabivugaga ariko ntabwo nabivuga ariko reka nkubwire uyu mwaka wujuje wa 2024 yego imyaka yawe sindi buyivuge ariko nayo ifite n'ubundi kuri gatatu yanjye ifite ikivuga sibyo ni ibintu biba byisubiramo ari ari umuhanzi yahita abonamo indirimbo imeze neza cyane rero uyu mwaka Imana iwuguheremo ibintu byose byiza izi wifuza ku buryo uyu mwaka nujya kurangira mu kwa 12 uzajya ku musanda ukavuga Mana nyine wa munsi twavugaga bino bintu twumvaga ko bitazakunda ariko byarabaye ndi mu byishimo bya bintu nashakaga cyane uzahora uri mu bagabo bashima Imana batinya Imana bayigandukira uri mu bagabo bashima ko bafite urugo rwiza ndetse n'abana beza ibyo ni byiza already Imana idufashe bikomeze bigende neza mu myaka yose dufite kuri iyi si tutazi gusa twifuza kuba twagira myinshi ndetse turi kumwe rero Imana ishyire baraka mu rugo rwacu Imana ishyire baraka mu rubyaro rwacu n'abandi bazaza komeza kutavuga amin Imana ihaze ibyifuzo byacu by'inge nawe duhuriyeho kuko byinshi tubihuriyeho aho twebwe tubona ko bikomeye cyangwa ko bimeze nabi Imana ihatworohereza Imana iduhe kuba abantu beza no ku bandi no kutishyira hejuru Imana iturinde abantu babi Imana iturinde inabi ibiremwa byayo cyane ibiremwa by'Imana bibi birahari cyane Imana iturinde abanyeshyari kuko abantu bagira ishyari muragatsindwa nk'umukecuru ngo ipura bavumye ntibagende baragatsindwa ni bibi kugira ishyari ni bibi nk'ubu hari umuntu ubona undi ari guseka akumva yamukuramo amenyo akumva ntabwo yakabaye aseka kiriya kiraseka kubera kandi yanseka itarajya ku nareka guseka ntabwo biri bukujyeho nta nubwo biri nyine Imana iturinde abanyeshyari ibajyane kure Imana iduhe inshuti z'umumaro haba mu nshuti umuntu yunguka mu buzima busanzwe haba mu bantu ba famiye abanyeshyari barimo Imana ibaturinde Imana umuntu wese uri bushyire komenti nziza kuri iki kiganiro Imana imumere umugisha umuntu wese uri bwifurize Mutabazi isabukuru nziza wumve ko tubyakiriye tubishimye amaduwa meza abantu mutwandikira mwumve ko tubashimye kandi nk'ibisanzwe njye mba gushimira buri munsi kuba wemera kunshyigikira ntabwo mu kazi kawe navuga ngo duhuje akazi cyangwa se wari ufite ubuzima bwawe wari ubayemo butazwi n'abandi bantu wowe utabushyizemo ariko nyine wagiye hanze ko bari kumvuga kandi ninjye wabikoze nagushyize azarane ariko warakoze kubyemera kubuta bitarabaye ngo uhite ubireka cyangwa ngo bizane ikibazo hagati yanjye nawe no kuba wemera kujya imbere ya kamera nta mutima mubi sibyo nta kantu ko kumva nyine ubangamiwe kuko iyo umuntu akoze ikintu abangamiwe urabibona rero ndagushimira kuba ubikorana umutima wawe kuba dushobora kuba turyamye nta n'uri kuvugisha undi mu kanya ukabura ngo ateka aka kantu uzagakore nyine ukamba icyo gitekerezo ntabwo twari turi kubiganira wenda twari turi no gushaka ibitotsi ariko iki kintu ukagitekereza guhora unekerereza Imana igikomera umugisha uri umugabo mwiza Imana ikomeze guhe kuba umugabo mwiza abagabo nkawe ntabwo nzi nimba babaho ntabwo mbizi wowe ni wowe gusa abandi simbizi no ndavuga ndi igitsina gore kandi haba hari abadamu tuganira sibyo hari igihe wumva
ibi n'abari gucamo ukavuga mana mworohereza ariko ngewe alhamdulillah kabisa bimeze neza. ibyo byo ku bantu bose ndumva ntabwo twakubaka ngo kimwe niko bajya bavuga nawe uko nubwo bimeze gutyo haba hari icyiza nyine kiba kirimo kuko ntabwo byose bari yego bibaca intege rero. Oya ntabwo mbaciye intege nawe ntabwo mbaciye intege. Ukora yumve ko uko byagenda kose struggle n'ubundi unyuramo mu biri mu buzima. nzira. Ibyo ibibi bizaza n'ibyiza bizaza. Kandi biragendana n'ubundi kugira umenye ko ikintu ari cyiza nuko hari ikibi nyine kiba uba waretse cyangwa wanyuzemo ugahita ubona icyiza kuko ugumye mu bintu byiza gusa ntabwo wamenye ibikoreho ugumye mu bintu bibi gusa ntamenya ko ari byiza biba. So urumva hari icyo unyuramo kugira umenye ko ikindi nacyo gishoboka. Guca mu bintu bigoye ni byiza kubera ko birafasha birakomeza. Iyo ugeze mu bihe byiza uri umuntu ufite mu mutwe wakora neza ntabwo wibagirwa bya bihe bibi waciyemo cyane. Rero Imana iduhe kunyurana muri byose neza dukomeye. Amen. Imana ikomeze iduhe kuba abantu bakomeye kuko ntabwo tworoheje. Oya. Abantu bibeshejeho muri Kigali. Ni kuri abasabu none nabonye 69,500 mbere yo kuza. Hari igift nasabye abantu bankunda ndafite icyizere ko izaba yagize 100,000 by'abasabu kuri anivi yanjye ejo bundi mu kwa 12 tariki 10 mu kwa 10 komeza. Komeza mu kwa 2 tariki 11. Yamari waravuze ni yeye. Oya kuranga muntu yanjye baribeshya bashyira ngo mu kwa 12 tariki 11. Nese uko bari byo tuzatugendera so. Oya da njye navutse mu kwa 2 be uzumva abantu bavutse mu kwa 2 kuntu bateye n'abantu beza cyane umva ni Neri Musa. Urumva na Shakiro wacu Adolphe yavutse tariki ya 2 z'ukwa 2 kandi arabiswe ntagira umutima mwiza. Abantu mu kwa 2 reko turi kandi abantu bo mu kwa 2 nzi n'abandese nawe urumva busese dusoje tugiye kurya kuri cake n'ukuri niturangiza tuganireho indi minota mikeya ubundi twigendere tujye gushaka ahantu turara. Ntabwo uyu munsi turara mu rugo tujye muri honeymoon. Mukeneye honeymoon rwose ntabwo turara mu rugo navuyeyo narasubirayo niko mbi. Ntabwo uyu munsi turi burare mu rugo turara ahandi hantu. Amina shere. Amen. Mwakoze kudukurikira. Nshimire n'abantu ba hano batwemereye kuzana kamera. Buriya hari abantu benshi batajya bapfa kwemera ko kamera zinjira ahantu habo ariko mwabonye ko ahantu habo ari heza badekora neza. Abantu muri buhakunde muze kumvugisha kuri nimero yanjye mbakubita akanimero muzisohokanira abantu banyu mujye kwishimisha mwiyicariye ku misego n'ahandi hose. Mwakoze kudukurikira ndabakunda mukomeze mukore subscribe mugire abantu bajye bandeba mujye mubikora pe numva tubonane tukote.